ushaka ko nereta kandi ndi seriye. Iminota 5. Utabishaka. Ntabwo bishaka. Gutereta umuntu biriza. Wava wanyu kakaba ngo ngiye ukaza ugahora n'umukobwa utarafite gahunda yo kumutereta ukamutereta. None se ubwo ibyo bitandukanye ibyo ngibyo bihuriye n'ibyanjye nawe? Nyine ntabwo mbwiye ngo nguterete kandi mbwiye ngo uterete ntabwo nabishobora. Ngaho sa naho uri umusore ugiye gutereta umukobwa numva ukuntu wabigenza. Njye natereta umukobwa we. Nyine tangira ubwo reka tuvuge ko urimo kuntereta ndi umukobwa. Reka mpinduke Diane. Bijya bikina inkinamico ariko. Ni nk'ikinamico. Wowe hano tuyikine guterete. Aho kuri fone watereta umuntu. Reka tuvuge wenda nka kwa kundi abasore batereta abakobwa bataziranye. Bahuriye kuri Facebook. Niba aba kuri WhatsApp cyangwa kuri call nka gutya tuvugana nerete nyine. Ubwo ngaho bateretana neza? Oya. N'ubu njye nubwo dukundana nyine tuganateretana. Ariko mba nkumbuye hari igihe ntikiriza niduhura amaso ku yandi nzakubwira ngo ndagukunda. Nzajya mbivuga cyane nyine nzabivuga ariko bakamubaza nigeze mbikubwira. Ntabwo ugeze bimbwira ariko uburyo twabaga turi kumwe nabonaga nyine ufite nk'ukuntu nyitwaraho bigaragaza ko nkunda. Nacaje ufata telefone yanjye ukanyifotorezaho. Bikwerekaga mu bikorwa ariko ntabwo nigeze mbikubwira. Ikibitera nyine ni uko nyine gukundana n'umuntu wa kure biba byiza ariko n'ahandi bikaba bibi. Ubwo reka mubaze wenda ubu ngubu tuza kuba duturanye cyangwa se twe turi ahantu ku buryo kumbona byakorohera. Twari kuba tumaranye imyaka 2 n'igice. Aya ariko muri bibi twari kuzisanga watwaye inda ukiri no mu ishuri tutaranapanga ku bintu byo kubana ugasanga bibaye ibibazo. Ibyo bintu byadufashije mu kuzaza ahubwo tubishimira Imana gutya nyine kandi bizakunda cyane. Muri abantu benshi usanga bavuga ngo njye sinatereta umukobwa uri kure yanjye nuko baba bashaka irari ry'umubiri bashaka ngo namushaka baryamane ariko sibyo bimaze iki. Ashengera narabikunze pe kuba bari kure ariko umuntu kandi sheri ryo ikindi kintu nanga cyananzaga mu bwonko mba ndanze kuva kera kubona ndakunda gute wambwira uri umuhungu nijoro duhure niba bari ku manywa ngo duhure umva ni ikibazo nkatitira nyine ibintu byo guhura nyine bishaka ko nyine umva ntabwo bwabaga ari urukundo pe bagiye cyaryo bimbwira duhure numvaga ari ibintu byiza byahise bimbamo nyine nanjye ntabwo mbikunda impamvu nabibwiye kuriya ni uko nabonaga nta yandi mahitamo afite yo kukubona. Ariko ubaye uri nk'inaha nyine ibintu byo guhurira mu gasozi nyine ndabyanga pe. Igitima cyabaga gitera ariko cyageze wari ufite ubwoba ko ngiye kugufata ku ngufu. ntabwo ibyo natekerezaga hari ukuntu natekerezaga nyine ngo se uhaciyeho nk'umuntu utuzi nyine ngo nicyo kibazo. ese ugira ngo abakobwa bagitekereza nka gutyo ugira ngo baracabaho ko ariwo mukobwa muzima usigaye muri iyi si.
reka nkubwire nawe aho utigeze imana ikajadacaho umuntu utuzi. abakobwa ntabwo bashigira isoni bifata nk'ibisanzwe ariko nabonye wowe ugifite umuco nyarwanda. nabonye ari wo mukobwa utafatirana ngo bikunde. naraje ndamanuka rwose ashana baho reneho abantu barambona muri izi karitsiye nimanutse ku gishanga ngiye tabaga bavuga ngo iki ndagiye sha ntamukiye nongeye umunsi uri wose akibavuge bitangiye ubundi ndaza ndetse nyura no kuri fisi yari aragiye nde fisi bwa mbere cyari nambaye ikanzu aransuhuza arambaza ngo ngiye namuga ngo ngiye hariya hirya yaranatubonye kuko ntabwo ubu yagumye kundeba babona ndongenda akazi nabanze ku gishanga ndatambitse ndagiye. urukundo rudukoresha ibintu by'amabara gusa reba nk'ariya amasaha yo kubwira ngo vayo. njyewe nasaga nta n'ikibazo numvaga nyine nshaka guhura nawe tu. kuko hari igihe cyageze turi kumwe nijoro uzi ko nendaga kugufatirana. bigeze aho ngaho ndatekereza navuga ati ko ashaka kongera kuva mu Rwanda ngasubira mu kazi ubwo ngubwo muteye inda byazagenda biti kandi ubwo ngewe ntabwo mba nkunda ibintu byo kongera kuzumva ngo nateye umukobwa w'abandi inda. ibyo naciyemo byose nabikuyemo amasomo ndabitekerezaga niyo mpamvu nakubwiraga ngo haramutse habaye ikibazo hagati yanjye nawe nzaba niteguye kukugira umugore. biba cyagiye bikakunda ikayimera ubu tuba tubana neza kubera ko nyine waba urimo uravuga ngo noneho ngaho wahita umwana nkavuga ariko nanone ibyo ngibyo hari igihe ntekereza nkavuga ati wasanga ryari irari ry'umubiri kuko ubundi umuntu ugiye kugutwara ntabwo bisaba ko mubikora ako kanya. ariko bibaho nyine iyo abantu bahuye nyine. numvaga amashanyarazi muri njye arimo kunkubita mpita mufata ndanatangiye gukora biriya bintu nyine ariko sinzi ukuntu nyuma nashidutse umutima bwije narashidutse nawe tashye kandi ntabwo mbere nagaze numva nyine mu rugo sinzi ukuntu ngenda ndatekereza byarabiko ese ntabwo byiyumva natse ko ari ibintu byinshi